igihe turimo n'icyo kwinamariza icyangombwa ni uko Uwiteka afite ibyo yagiye kwereka byose n'inzira ugomba kunyuramo n'utanyuramo ntacyo Uwiteka atakoze. Ndabanza gushimira Imana kuko ungiriye icyizere cyo kubana namwe muri kano kanya. Sibyo? Kuko ubuntu bw'Imana rero ndabona ko umwanya muremure bakagombye kuganira. Ariko mu kanya gato dufite ndagira ngo tukabyaza umusaruro kuko byagera kose. Intego y'ijambo mfite muri kano kanya ni ijambo rivuga gukanguka. Iya kabiri y'umuntu amaze gukanguka arabyuka. Siko bimeze. Haleluya. N'umuntu amaze gukanguka arabyuka. Bigaragara ko hakanguka uryamye. Kandi kuryama byo ni ngombwa yewe iyo umuntu yakoze akajyana nabi akavunika akananirwa habari umwanya ndahamya ko igendereye ibitero ni ijambo rivuga ngo kanguka. Reka twihute turakirimbanye umuririmbyi wa 500 ariko kubera dufite reka twinjire mu ijambo. Dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya umurongo wa 2. Uribuka ibice byaho bibiri. Yesaya ibice bibiri turasoma n'umurongo wa mbere twigize gatoya. Nitumara gusoma iryo jambo turasoma mu bitandatu muri icyo gitabo nyine umurongo wa 28. Reka dusome wahageze 52 Yesaya n'umurongo wa mbere twigize gatoya. Yesaya 52 umurongo wa mbere. Reka dusome urambure impapuro neza. Kanguka kanguka wambare imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo y'ubuntu umurwa wera, kuko none utakebwe wandiye utazongera kukwinjiramo. Amen. Dufatanye 60 icyo gice muri icyo gitabo turi umurongo wa mbere hagiye kudufasha gusoma. Tuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Amen. Kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Komeza. Dore umwijima uzatwikira isi. Uzatwikira amahanga. Uwiteka azakurasira kandi ariko Uwiteka azakurasira uzakugaragaraho. Amen. Amahanga azagana umucyo wawe. Amen. N'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Amen. Azakugaragaraho. Ubura amaso yawe uraranganye urebe bose baraza bakugana. Ubura amaso yawe baza bakugana bagusanga baje aho uri. Abahungu bawe bazaza baturuka kure n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Niwo uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga hanyuma waguke, kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja bizakwegurirwa. Simbuka ubutunzi bw'amahanga bizaza aho uri. Simbuka usome no muri Yesaya ibice byaho 54. Ndagira ngo tugende rimwe kuko ntabwo Yesaya ibice 54 umurongo wa 6 kugeza kuri 9. Uwiteka ahamagaye n'umugore w'igishwaziko. Uwiteka ahamagaye n'umugore w'igishwaziko ufite agahinda mu mutima.
nk'umugore wo mu busore iyo asenzwe niko Imana yawe ivuga. Mbaye muretse akanya gato ariko nzagukoranya ufite imbabazi nyinshi. Nakurakariye uburakari bwinshi bituma nkwima amaso akanya gato, ariko nzakubabarira ugirire imbabazi zihoraho. Ni ku Uwiteka umucunguzi wawe ndagira ngo tuganire kuri aya magambo. Nababwiye ngo insanganyamatsiko y'ijambo iravuga ngo kanguka. Iya mbere ni ugukanguka, iya kabiri ukabyuka. Byuka urabagirane kuko umucyo wagize gute? Uje. Mucyo wawe uje. Ni ukuvuga ngo uko uvuga kose ukuri Imana niyo habayeho igihe cyo kuryama, habayeho noneho n'igihe cyo gukanguka, hagomba no kubaho igihe cyo kubyuka. Ntabwo wakanguka ngo ukomeze uryame, ntabwo se icyo wabigendeye ni ukubyuka. Ntabwo kandi muri kano kanya reka tugereranye gusinzira. Iyo umuntu asinziriye hari igihe arota inzozi nziza, hakabaho igihe arota inzozi mbi, hakabaho igihe yinjira mu bindi bintu bidakwiriye, cyane cyane bitewe n'ibitotsi arimo cyangwa se bitewe n'igihe arimo. Ariko uyu mwanya ndagira ngo tuganire ndetse turase ku ntego. Uyu mwanya hari ugusinzira ko mu mutima, hari ugusinzira ko mu mutima cyangwa se gusinzira ko mu mibereho y'umuntu. Mwari tugira neza, Uwiteka yaraguhamagaye, amaze kuguhamagara aranagutoranya, amaze kugutoranya akugenera umwanya ugomba kuba urimo cyangwa se ugomba kuba uhagazemo aka kanya. Nuko wabonaga ko hari ibintu biri imbere yawe bikurwanya, kandi ntabwo ibyo bintu bikurwanya wabitsinda udafite imbaraga. Ukeneye imbaraga zo kugira ngo ubashe guhangana n'ibyo bintu. Haleluya! Imana tuyize neza. Rero cyangwa se muri uwo muryango ahanini kuko isaha ku isaha abateganya akavuga ati uko byagenda kose nta gihe mfite kumara muri ubu cyangwa se muri uyu muryango. Ku murongo wa kabiri ndabiyetse akanya gato, ariko nzagukoranya ngufitiye iki? Nzagukoranya ngufitiye imbabazi. Abagara amahirwe igihe kinini yakubaye kure, ariko uyu munsi ijambo rivuze ngo arahirwa abatorewe gutaha uko bw'Imana y'ijuru. Muri abanyamahirwe niba utari wageramo, ariko ntabwo ugomba kumva umwe mu banyamahirwe. Ntabwo amahirwe mbese yakeneye ngo tugufashe gusenga Imana. Niba bihari hagomba tugufashe gusenga Imana. Twinjiye nawe gusenga, ntabwo nongeraho ibindi, mu by'ukuri ibi birahagije. Ukeneye kwakira umucyo, nawe nguriye umwe mu bantu b'abanyamahirwe Uwiteka yahamagariye gutaha ubwo bw'Imana y'Imana. Haguruka tugufashe gusenga Imana. Mukomere Imana amashyi, mukomere Imana amashyi, mukomere Imana amashyi. Haleluya! Ukeneye kwambara imbaraga, ibikurwanya byose biri imbere biragutegereje, kandi ntabwo ushobora kubirwanya ngo bitsinde nta mbaraga z'Imana ufite. Haleluya! Haguruka wambare imbaraga. Ese wowe ntazo ukeneye? Wowe niba imbaraga ukeneye, imbaraga z'Imana ukeneye, Imana tugira neza. Tugiye gusaba Imana, ndihuta rwose. Niba nawe usigaye, nyamuneka gira umwete. Haleluya! Mu magambo numvise rwose mu itano rya mbere, umwigisha wacu watwigishije mu itano rya mbere
natwiriye cyane ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga kugira iki, kugira umwete. Nyamuneka gira umwete wumvire umuhamagaro, gira umwete wakire ubwiza bw'Imana. Ubwo bwiza niwe burasiye, niwe ugomba kubwakira, nta wundi ugomba ntawe uzabukwakirira. Imana tugire neza. Hari abantu hajya bahura n'ibibazo bari bagatumba rwose bamuzengere rwose, nyamuneka pasiteri dusengere mwishenge. Reka mbabwire, igihe turimo n'icyo kwimamariza. Urumvikana? Turi kumwe? Igihe turimo n'icyo kwimamariza. Icyangombwa ni uko Uwiteka afite ibyo yagiye kwereka byose n'inzira ugomba kunyuramo. Nutanyuramo ntacyo Uwiteka atakoze. Imana tugenza urahagurutse Imana iramugisha. Ese hari abarimo bashaka gukizwa n'ubwambere bishimira kwakira Yesu? Imana n'umukiza ngo bahambure ikiganza. Hari abashaka gukizwa bashaka kwakira Yesu nk'Umwami n'Umukiza. Ngo tubafashe gusenga Imana bahambure ikiganza bahagurutse bavuga Imana iramugisha. Imana iramugisha. Imana ikiganza muteye intego rwose, muteye intego n'izindi imbere. Harimo asaba gusumba maze abafashe ndetse n'abasengera bifuza kwakira ubwiza bwakira ubwiza bw'Imana. Imana amashyi ndetse n'impundu. Komera Imana amashyi cyane cyane rwose. Imana ishimwe. Mwiza dutegurira ubugingo bw'iteka ryose, abana bawe tubanezere kuko ijambo ryumvikanye mu matwi yacu n'umugambi dufiteho. Kugeza mu mwanya mwiza rero wo gusohoka cyane, hariho gusabana, hariho kwishimira gusobanukirwa n'ibyo twagezeho muri uyu mwaka. Reka uduhe gusenga kandi uduhe kwatura mu kanwa kacu ibyiza cyane kuri iyi minsi twitegura kwinjiramo, kandi urinde buri muntu wese kuzageza kuri uyu mwaka usoza, we kuzagera bimwe wayihuramo, twese tuzayibonekemo twishimye tunezerewe. Mwami kandi hageze utaha ameza mu ijuru. Turagushimiye kuri bw'ibyo aho ugeze mu mahoro hose. Abizera bake turabasenge turabashinganishije mu izina rya Yesu. Abakuze turabashinganishije mu izina rya Yesu Kristo. Abambaraga turabashinganishije mu izina rya Yesu. Abashumba turabashinganishije mu izina rya Yesu. Abashyitsi turabasengeye mu izina rya Yesu. Abashyitsi bazadusura turabasengeye. Uriya munsi Mwami abashyitsi baza turabasengeye. Tukivuga tuje mu biganza byawe. Kubona isitaza byose urugendo rwabo uzabahire, uzabasohoze imahanga y'amahoro, kandi bazatugireho umugisha, natwe tuzababonereho umugisha, tuzabungukiramo byinshi by'ubugingo, kandi nabo bazatugireho byinshi by'ubugingo. Abakoze rero kubikoze byose, usabye rero abakoze umurimo wawe barebe ku mabwiriza y'umuntu wese kuzabategura. Abakoze kumva ibisabwa no kumva gendana natwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen.